tubaha ikaze kuri Mr. Sam Entertainment. Twizere ko mumeze neza aho muri hose, kandi n'abatameze neza mwihangane, ibintu bigenda bihinduka, ntabwo ubuzima buhora ari bumwe, ubuzima ni impinduka kabisa, ariko twizere ko mumeze neza cyane. Uyu munsi tuguha ikaze aho tugiye kurebera hamwe amatariki amafaranga agerera kuri YouTube, cyangwa se amatariki amafaranga agera kuri bank account niba waratangiye YouTube business, cyangwa se ufite YouTube channel iri monetize, ukwiriye kumenya aka kantu, cyangwa se niba ufite icyo gitekerezo cyo kuzayoboka iyi nzira yo gukorera amafaranga aturutse kuri YouTube. Ni ukuvuga ngo amafaranga yemerewe kubikuzwa kuri YouTube, ni ukuvuga ngo ni amadolari 100 cyangwa se amayero 70. Niba ukora business ya YouTube, aka kantu ukwiriye kukamenya. Amadolari 100 cyangwa se amayero 70 biterwa na bank account ukoresha. Amatariki rero ukwiriye kumenya amafaranga ashobora kuba yageze kuri bank account yawe, ni ukuvuga ngo ahangaha ni ku bantu babaye monetize. Aya matariki ni ngombwa kuyamenya kuko bigufasha gutegura ibintu byawe neza, guplaninga, ukamenya igihe amafaranga azaba yaziye, niba ari byo uzayakoresha, niba ari ibintu uri gupanga, byose bigufasha kumenya neza igihe amafaranga uzaba wayaboneye. Niyo mpamvu aka video ukwiriye kukareba kugeza karangiye. Tuguhaye ikaze. Ni ukuvuga ngo nk'uko twabibabwiye, amafaranga yemerewe kubikuzwa iyo wakoresheje amadolari ni amadolari 100. Wakoresha amayero akaba ari amayero 70. Bishatse kuvuga ko iyo ukwezi gushize utarayageza, amafaranga aguma muri AdSense yawe, AdSense account, kugeza igihe uzagirira threshold, cyangwa se uzuzuza akenewe cyangwa se asabwa, bityo ugatangira guhembwa. Amatariki rero ukwiriye kumenya, hagati ya tariki 8 na tariki 12 z'ukwezi, amafaranga wakoreye ava muri YouTube akajya muri AdSense account yawe. Kantu ukwiriye kukumva neza. Kuvuga ngo iyo wabaye monetize, menya yuko amafaranga ava muri YouTube akajya kuri AdSense account hagati ya tariki 8 na tariki 12. Aya mafaranga iyo ari threshold, yashyitse muri threshold, kuvuga ngo ari amadolari 100 cyangwa se ageze ku madolari 100 cyangwa ku mayero 70, nibwo akora processing akava muri AdSense ajya kuri bank account. Ibi biba hagati ya tariki 21 na tariki 26 z'ukwezi. Kuvuga ngo niba ufite YouTube channel iguhemba, cyangwa se ushaka kuzabikora, utu tuntu ni ngombwa kutumenya. Niyo waba utaraba monetize, aka kantu mu bwenge, ntugende udakoze subscribe, like, ndetse utubwire na comment ukuntu byumva. Gusa nizeye ko ari akubwenge, kandi aka kantu karagufashije cyane. Aya ni amatariki y'ingenzi ukwiriye kumenya. Hagati ya tariki 8 na 12 amafaranga ava muri YouTube ajya kuri AdSense account. Hagati ya tariki 21 na 26 amafaranga akava kuri AdSense account ajya kuri bank account. Kuvuga ngo iki ni igihe wujuje akenewe kugira ngo ubikuze. Igihe utarayuzuza aguma muri AdSense account, ugategereza ukundi kwezi kugira ngo barebe ko amafaranga azaba yuzuye, abona kore processing.
iyo atuzuye urongera ugategereza ukundi kwezi kugeza igihe amafaranga azuzurira akenewe, akaba aribwo processing zikomeza akajya muri bank account, ukabona ugahita ubona message kuri email yawe ikubwira ko new payment yawe yahageze, ukajya gucekinga ukaba ushobora kuyabikuza mu buryo bworoshye. Turagushimiye cyane. Peace.